Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Ndabasuhuje mwe mudukurikiye muri aka kanya. Urusobe rw'ibinyabuzima biodiversity rugizwe n'uruvange rw'ibisimba by'amoko atandukanye, ibimera, mikorobe zitaboneshwa amaso n'ibindi, ndetse n'indiri bibamo ecosystem, ni ishingiro ry'ubuzima ku isi nk'uko abahanga mu bidukikije babigaragaza. Imibanire magirirane hagati y'ibinyabuzima bigize uru rusobe ituma umuntu uri ku isonga ry'ibidukikije abasha kugira imibereho myiza kuko abona ibyo kurya, imyambaro, imiti, umwuka, amazi n'ibindi abikuye mu ndiri y'urusobe rw'ibinyabuzima. Nyamara ibikorwa bya muntu birimo ibigira uruhare mu guteza imihindagurikire y'ibihe bisenya indiri y'urusobe rw'ibinyabuzima, ibi nabyo bigahindukira bikamugiraho ingaruka nk'uko abahanga babivuga. Ikibazo cy'iyangirika ry'urusobe rw'ibinyabuzima cyugarije isi muri rusange n'u Rwanda rurimo, ari nayo mpamvu Leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba zo kurubungabunga ndetse no kurusana. Mu kiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cya none, turasobanukirwa akamaro k'urusobe rw'ibinyabuzima, impamvu dukwiriye kurubungabunga ndetse n'intambwe imaze guterwa muri uru rugendo mu Rwanda. Gendijire ntaho batuye kandi nguhaye ikaze. Abahanga mu bidukikije bagaragaza urusobe rw'ibinyabuzima biodiversity ndetse n'indiri bibamo ecosystem nk'ishingiro ry'ubuzima mu isi. Uru rusobe rugizwe n'uruvange rw'ibisimba by'amoko atandukanye, ibimera, mikorobe zitaboneshwa amaso n'ibindi bitaravumburwa. Ibi binyabuzima birimo ibiba ku butaka, mu mazi, mu mashyamba n'ahandi. Aha hose hahurizwa hamwe, abahanga bakahita indiri y'urusobe rw'ibinyabuzima ecosystem. Urusobe rw'ibinyabuzima rwo rubonekamo ibice by'ingenzi bitandukanye tubwirwa na Minisiteri y'Ibidukikije. Urebye ibice by'ingenzi bigize urusobe rw'ibinyabuzima ni bitatu, kuko ni hagati y'ibinyabuzima ubwabyo, ni ukuvuga hari itandukaniro cyangwa diversity hagati y'ibinyabuzima ubwabyo, ari nko hagati y'uko ntandukanye nda n'ihene, ntandukanye n'inkoko, ntandukanye. Ariko noneho hariho n'irindi tandukaniro rishobora guturuka mu byo nakwita uturemangingo ndangasano, ni nka genekereje mu cyongereza ni nka genetic diversity, ni ukuvuga nubwo dusa ariko hari byinshi tuba tugiye dutandukaniyeho hagati yacu. Hari n'itandukaniro rishobora guturuka kuri za ndiri nigeze kuvuga, aho ushobora gusanga hari agace kihariye gafite umwihariko, gashobora kuba kari ishyamba, ahandi ugasanga ni ubutayu, ahandi ugasanga ni amazi, ashobora kuba ari amazi arimo umunyu, ashobora kuba ari amazi atemba. Buri bwoko bw'ibinyabuzima muri uru rusobe bugira imibereho yihariye, ariko hagati yabwo bukagira n'isano ishingiye ku kamaro magirirane karemano, food chain. Urugero, umuntu ntiyabaho adafite ibimera n'inyamaswa kuko ari byo akesha ifunguro, imiti n'ibindi bikoresho akenera mu buzima, kandi ubuzima bwe ntibwabaho adafite umwuka n'amazi bibyarwa n'imigezi n'ibimera bibarizwa mu ndiri y'urusobe rw'ibinyabuzima. Mu ndiri y'urusobe rw'ibinyabuzima kandi inyamaswa z'indyanyama zirya indyabyatsi. Ibi byatsi nabyo bikabeshwaho n'ubutaka burimo ifumbire, kandi iyi fumbire itunganywa n'utunyabuzima tutaboneshwa amaso tuyikuye mu myanda y'ibisigazwa by'ibimera cyangwa inyamaswa zapfuye, natwo dukesha kubaho, n'izindi ngero tutarondora z'uburyo ibi binyabuzima byuzuzanya. Guhungabana kw'iyi mibereho magirirane guturutse ku iyangirika ry'indiri y'urusobe rw'ibinyabuzima guhungabanya imibereho ya muntu, kandi hari ingero ziboneka no mu Rwanda nk'uko inzobere mu kubungabunga ibidukikije muri Minisiteri y'Ibidukikije zibisobanura. Hari inzuki, ni utunyamaswa nakwita dutoya, ariko dufite akamaro kanini mu kubangurira ibimera byinshi dufite. Ni imwe mu tunyamaswa dutoya dukora igikorwa cyo kubangurira. Uyu munsi iyo uteye ikigori, hari igihe wibwira ko ikigori kizimeza, ibigori bikazaho, ariko buriya haba hari
utundi tunyamaswa dufasha kugira ngo tubangurire bya bigori bishobore kuba byaheka byazana ibigori. Iyo nk'utwo tunyamaswa iyo ducitse cya gikorwa twakoraga nta muntu ugikora, ni hamwe usanga abantu bashobora gutera ibigori ntibizigere biheka. Urumva bishobora kugira ingaruka ku mapfa, abantu bashobora kugira ibibazo ku mapfa, ku musaruro, ku mibereho y'abaturage. Ni ukuvuga rero hari ibibazo bishobora kuba mu buryo bwihuta, hari n'ibibazo bishobora kuba mu gihe kirambye. Mu myaka y'ibihumbi 2000 hari igihe nk'igishanga cya Rugezi bigeze kugihinga, birumvikana harimo inyamaswa zahunze cyangwa zagiye zihunga nk'imisambi yabagamo kubera ko ubutaka bwari bwatangiye gukoreshwa ibindi, ariko n'amazi cyabikaga cyashobora n'umwuka cyayungururaga, amazi arakama. Mu gukama yenda hari inyungu z'ako kanya z'uko abantu bari kubona bahinga, ariko ngira ngo niba mwarabikurikiye neza byagiye bigira n'ingaruka. Amazi yajyaga mu rugomero rwa Ntaruka yabaye make, bityo bigira n'ibibazo ku muriro. Ibikorwa bya muntu bikozwe mu buryo butateguwe nk'imiturire n'ibikorwa by'iterambere bikozwe mu kajagari bisenya indiri y'urusobe rw'ibinyabuzima nk'amashyamba, imigezi n'ibiyaga ibinyabuzima byabagamo bigapfa, ibindi bigahunga. Ubushimusi bw'inyamaswa bwabo bugamije kuzirya, kuzigurisha cyangwa gucuruza ibice byazo nabyo bizahaza bikomeye urusobe rw'ibinyabuzima, kuko zimwe zicwa bityo zigashira urusorongo. Ibiza kamere nk'inkongi z'amashyamba n'ihindagurika ry'ibihe bizana impinduka zitamenyerewe mu ngobyi y'urusobe rw'ibinyabuzima, nabyo bigahitana ibinyabuzima bidashobora kubyihanganira. Ihumanywa ry'ibidukikije nk'imigezi ijugunywamo imyanda yo mu nganda n'ibikoresho bya plastike naryo ritikiza ibinyabuzima biba mu mazi nk'uko abahanga babigaragaza. Hari kandi n'ibinyabuzima by'inzaduka muntu yinjiza mu ngobyi y'urusobe rw'ibinyabuzima agamije kongera umusaruro, nabyo bikamara ibya karemano bisanzwe. Urugero aha twavuga nk'ubwoko bw'amafi butanga umusaruro utubutse, bushobora kubibwa mu kiyaga, nyamara burya ubundi bwoko bw'amafi asanzwe, cyangwa se ibimera bishobora gucirirwa ariko nyamara ugasanga ntibyihanganira guturana n'ibindi bimera. Isenyuka ry'urusobe rw'ibinyabuzima n'indiri yarwo ni igihombo gikomeye ku bukungu bushingiye ku bukerarugendo, nk'uko ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB kibivuga. Ibimera n'inyamaswa bifite akamaro cyane ko ari byo bikurura ba mukerarugendo cyangwa se ibyo ba mukerarugendo baza bifuza kureba. Akamaro kabyo rero karakomeye cyane kuko niko dushingiraho twerekana ibyo dufite mu mapariki nk'amaporoduwi cyangwa se nk'ibyo tugurisha. Hari ibigaragara n'ibitagaragara, ariko muri makeya abakerarugendo tuba tudafite urusobe rw'ibinyabuzima nta nubwo baza mu mapariki yacu. U Rwanda nk'igihugu giha agaciro ibidukikije rwashyizeho ingamba zo kubungabunga ibidukikije muri rusange n'urusobe rw'ibinyabuzima by'umwihariko. Mu mwaka w'1992 rwemeje amasezerano mpuzamahanga yo kurengera urusobe rw'ibinyabuzima yari yasinyiwe i Rio de Janeiro muri Brazil. Rwemeje kandi amasezerano y'inyongera protocol atandukanye arimo ya Colombia yo kubungabunga umutekano w'urusobe rw'ibinyabuzima mu mwaka wa 2007. Muri uyu mwaka kandi rwemeza amasezerano ya Ramsar muri Iran agamije kubungabunga ahantu hahehereye. Muri 2007 kandi rwemeje amasezerano ya Bonn mu Budage agamije kubungabunga ibiguruka byimuka, mu gihe mu mwaka w'1980 rwari rwaremeje ya Washington aca ubucuruzi bw'inyamaswa. U Rwanda kandi rwasinye amasezerano atandukanye y'ubufatanye bw'ibihugu byo mu karere mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Imbere mu gihugu ho hashyizweho politike yo kubungabunga ibidukikije ndetse n'inzego zishinzwe ikurikiranabikorwa hamwe n'izindi ngamba zigamije kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima tubwirwa na Minisiteri y'Ibidukikije. Ubu ngubu kugeza uyu munsi dufite ibyanya 4 bikomye, ari byo nakwita nka parike zitandukanye. Hari izagiyeho mu myaka ya kera, navuga nka parike y'Akagera ijya mu myaka za 1930. Hari parike ya Nyungwe yabanje kuba icyanya, ariko guhera mu 2005 yazamuriwe stati ihinduka parike. Hari parike y'Ibirunga nayo iri muri parike za kera, ibamo n'ingagi. Hari na parike nshyashya yashyizweho mu 2016 ya Gishwati Mukura. Ni ukuvuga hari n'ibyanya byihariye byashyizweho kugira ngo habe habungabungirwa ibyo binyabuzima navuga yuko bibangamiwe.
ikindi hashyizwe imbaraga mu gukangurira cyangwa se mu gusobanura no mu kwigisha abaturage ku kamaro n'uruhare rwo kubungabunga ibidukikije kugira ngo koko habeho gukorana no kugira ngo abantu basobanukirwe n'icyo urusobe rw'ibinyabuzima rumaze. Ku bijyanye no mu nyigisho ngira ngo hashyizweho cyangwa se hagenda hongerwa mu nteganyanyigisho ibijyanye no kubungabunga ibidukikije cyane cyane n'urusobe rw'ibinyabuzima. Mu gusana indiri z'urusobe rw'ibinyabuzima naho hakozwe byinshi birimo nk'ibikorwa byo gusana parike ya Gishwati Mukura byakozwe n'ikigo cyo kubungabunga ibidukikije REMA binyuze mu mushinga LAFREC. Ibigamije kubungabunga ibishanga n'inkengero z'imigezi nabyo bikomeje gukorwa n'ikigo REMA ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye tubwirwa n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB. Kugira ngo bisugire nuko abaturage b'Abanyarwanda babigiramo uruhare. U Rwanda rwiyemeje gusaranganya umusaruro uturuka ku bukerarugendo 10% n'amafaranga ajya mu baturage agakora ibikorwa bifatika, kubaka amashuri, amazi, amashanyarazi, amapaka amwe arazitiye kugira ngo tugabanye amakimbirane. Hari inyamaswa twongeye kugarura zasaga n'izacitse, inkura, intare mu Kagera. Hari igikorwa cyo kuvana imisambi mu ngo z'abantu, icyo cyagenze neza. Ubu ngubu nta misambi ikiri mu mago y'abantu, n'abayifite barayituzanira. Iyo dufashe tuyivanye mu mago tuyisubiza mu Kagera cyangwa ahandi habigenewe. Uretse inzego zishinzwe kurengera ibidukikije zumva kandi zishyira imbaraga mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, imiryango itegamiye kuri leta cyane amadini nayo yemera inshingano zo kwita kuri ibi biremwa n'ingobyi bibarizwamo. Ijambo ry'Imana riduha inshingano zo kubungabunga ibidukikije uhereye ku byanditswe muri Bibiliya, uko tubibona mu gitabo cy'Intangiriro, ugahera mu byo twigisha nka Kiliziya ndetse no mu mateka yacu. Dufite inshingano mbere na mbere yo kurinda ibidukikije dukoresheje ibyo tubona, ariko tunakoresheje ubushakashatsi, dukoresheje ubwenge Imana yaduhaye. Ubushakashatsi, ubumenyi bukaduha gutekereza igikwiye gukorwa. Ntitubwe gusa ngo Bibiliya iravuga ngo turinde, oya, ahubwo hirya yo kurinda ni iki kirimo. Akamaro k'urusobe rw'ibinyabuzima mu mibereho ya muntu ni ntagereranywa, karenze kuba umutungo kamere gusa, ahubwo n'izingiro ry'ubuzima ku isi. Gusana urusobe rw'ibinyabuzima igihe rwangiritse byo bisaba imbaraga zitari nke, nyamara ngo rushobora kubyazwa umusaruro kandi rutangijwe nk'uko Minisiteri y'Ibidukikije ibisaba. Numva nakangurira abantu gushyira imbaraga mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima kubera yuko iyo rwangijwe bitugiraho ingaruka, yaba ku buzima bwacu, yaba ingaruka muri ako kanya cyangwa se ingaruka mu gihe kizaza. Dufite umukoro wo kugira ngo dusigasire uru rusobe rw'ibinyabuzima kuko tuba tugomba no kuzaruraga n'abana bacu n'abuzukuru na generasiyo zizaza. Ntabwo twakwifuza yuko tuzabwira abana ngo kera higeze kubaho ibiti, cyangwa kera higeze kubaho umugezi aha n'aha, cyangwa kera izi nyamaswa twavugaga yuko zabagaho. Dukwiye kurushaho gusigasira uwo mutungo kamere dufite, kubera yuko ibibazo dushobora kuba duhura nabyo uyu munsi bishobora guturuka ku buryo dufata neza wa mutungo kamere. Dusoza ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye, nkwibutsa ko urusobe rw'ibinyabuzima n'indiri yarwo ari ishingiro ry'ubuzima ku isi, kandi kwiyangirika ryarwo rishobora kuganisha isi ku ndunduro y'ubuzima. Bityo kubungabunga uru rusobe ni inshingano za buri wese. Kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima kandi ni ukubungabunga umutungo kamere no kwizera iterambere ry'ubukungu rirambye, cyane ubuturuka mu bukerarugendo nk'uko twabibonye muri iki kiganiro. Ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye mugitegurirwa kandi mukakigezwaho n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije. Naho ubutaha. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA.